naragowe ariko si undi wajya kwifotoza zambaye imyenda ya gisirikare iyo wifotoza zambaye civil ikibazo ni amabereye gusa bakaba banagufasha bakurindira umutekano bagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo yego iyo maneko yisize inzara rero bakajya no kumutaranga ngo yakorera academy yapo ariko abantu baje kwisanga ari bakora inzego z'ubutasi n'uperereza bakajya no kuvuga umuntu yakoraga abo yimye abo yagize gute barimo gukomeza ibintu wasanga ari n'imfura sibyo yego ugasanga niba hari abamukeneyeho erega ni nkuko tunibaza ino se tuturimo uyu munsi tubwiwe n'iki uwo mwajida uwo bazashakana uwo bateka papu ninde ingabo zamwifuje akazibenga niba wenda ubona atari umusirikare ikindi nakubwira binjira muri iriya miryango y'abasirikare abandi binjira bakwepa abandi bakabakingurira baramukingurira nkawe jeda urumva kereka niba hari amategeko aba yarahindutse rero jeda ntabwo yoroshye ariko uno mugabo we arimo kumusoma utisomeye umugore wasoma nde abo bakenya bashobora kuba banashidikanya ku muntu wamurongoye izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Marshaka niyigire muri RDC aho nabonye naho byacitse adjutant Sara Ebabi umusirikare wa FARDC uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga Ebajara wafotowe asobana n'umusore bitegura kurushinga yambaye impuzankano za gisirikare yasabiye gufungwa imyaka 10. Uyu musirikare wa Republika ya Demokarasi ya Kongo yiteguraga kurushinga n'uwo yihebeye kwa 31 ukwakira 2025. Gusa mbere y'ubukwe we n'umukunzi we bagiye muri studio mu mujyi wa Kinshasa bafata amafoto ya save the date ari nayo yatumye yisanga imbere y'ubutabera. Kwa 24 ukwakira adjutant Ebabi yatawe muri yombi ashinjwa gwarabika igisirikare cy'igihugu no kurengera ku mabwiriza y'ubuyobozi. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bumushinja gusomana n'umusore bitegura kubana yambaye imyenda ya gisirikare hanyuma amafoto n'amashusho y'amasegonda 25 akayakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga. Adjutant Ebabi usanzwe akorera mu rwego rw'ipeza rwa gisirikare Demiap yamaganye ibyaregwa avuga ko ayo mafoto n'amashusho byashyizwe kuri TikTok n'umufotozi witwa Yannick Kayembe. Yabwiye urukiko rukuru rwa gisirikare ko Kayembe ukorera muri Law Studio yemera ko ari we wasakaje ayo mafoto n'amashusho agamije kwamamaza ibikorwa bye. Adjutant Ebabi yagize ati icyaha ni gatozi nyakubahwa perezida w'urukiko ntabwo ari nge watangaje ayo mashusho. Abunganira Ebabi bavuga ko ibyabaye atari icyaha cy'umusirikare ahubwo ari ukwinjira mu buzima bwe bwite. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwo buhamya ko ari we washyize aya mafoto n'amashusho ku mbuga nkoranyambaga bumusabira igifungo cy'imyaka 10. Bushimangira ko yarenze ku itegeko rya 2021 ribuza abasirikare kwigaragaza ku mbuga nkoranyambaga bambaye impuzankano mu buryo butesha agaciro n'ikinyabupfura by'ingabo. Abanyekongo benshi ku mbuga nkoranyambaga bamaganye ibishinjwa uyu musirikare bagaragaza ko atari icyaha cyo kujyanwa mu rukiko no kwifuriza umukobwa atinyutse kujya mu gisirikare gufungwa imyaka 10. Uyu yagize ati aho kumureka ngo akore ubukwe bwe abera abandi urugero igihugu arinda umunsi ku wundi kirimo kumuhohotera nk'umugizi wa nabi puwa DRC. Umwanzuro w'ifungwa cyangwa ifungurwa rya adjutant Ebabi utegerejwe ku gicamunsi cyo kuri uyu wa 3. Nguyu rwose umukobwa ni umukobwa ndabona n'amafoto ye menshi cyane wese yashyira ku mbuga nkoranyambaga. Ni icyuki se urebesheje amaso ari umusirimu kabisa ni icyuki kamukwereke turebe nanjye ntabwo navuga ntamubonye
ngo ndebe ko ari sire y'umusirikare. genda umanuka ambara rinete naragowe ariko si undi wajya kwifotoza yambaye imyenda ya gisirikare iyo wifotoza yambaye sivili. ikibazo ni amabere ye gusa. ndarinze ko ariyo uhita uteraho komenti. oya ni mwiza ni mwiza amabere afite. urajya umbabarira koko. ni mwiza amabere afite ntacyo atwaye amabere sisi. abantu azakomeza gufasha abantu benshi. ni n'umusitari. yambaye neza n'ikazi. ashobora wagira ngo ni uw'inyamirambo pe. uyu musirikare avuka muri Kanzayire wagira ngo avuka muri Kanzayire. aha n'umukobwa mwiza vrema ndetse bagira ngo atere ivi bigenda. kandi uzi ikintu nashaka gucekinga se buriya. nakora ngo muri demiyapi. nashaka gucekinga ahanini. urabona ino myenda reba ino foto yambaye ari hejuru yahari yambaye agaragaza amabere iyo ngiyo nguhaye. nayibonye. yambaye imyenda yagenewe ibyo byo gutera ivi ibita ceremonials. ibyo byose igisirikare ku isi cyarabiteganyije. hari imyenda y'amamadowadowa utagomba kujya ariko baba bafite inzara nk'iz'abasivile nkatwe twese. barabyemerewe. bo barabyemerewe bazibonye. ni uburenganzira bwe. inzara nta kibazo. ni uburenganzira bwo agomba gucya hose. abasirikare baracyabambara amaherena bagira gutya turabona ku mafoto menshi. no mu Rwanda. no mu Rwanda njye mpfa kubona afite inzara ndende cyane. icyo ntareba n'inzara ariko amabiju barayambara. two baratwambara amaherena. ubwo rero hobi cyangwa se igishimisho n'inzara kuko hari utabona yambaye biju. ntabwo kuba umusirikare w'umukobwa bivuze ko ubuguze uburenganzira bwawe kereka hari bibuzwa n'amategeko y'akazi. nese ukora mu ofisi utari ku rugamba ngo ashyiraho inzara zikuraburize kuko buryo umuntu ukureba ku rugamba akakubona inzara zishashagirana amazahabu na buri kimwe cyose ushobora guteza ikibazo bagenzi bawe. ibyo bifite ukuntu bitegwa n'amategeko. sibyo byadependinga n'akazi umuntu akora. none na maneko muri demiyapu mwagira ngo se gushyiraho inzara ngo ajye kubatata neza azana amakuru ahubwo iyo atagira inzara bari kubimuhanira. so rero ntabwo nzi icyo amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni nk'ibyo batubuza kuvugira mu rukiko rw'imanza ziri mu nkiko. nanjye ndabyitwaramo gutyo. afite abamuhagarariye mu ngabo ugira avoka n'umushinjacyaha. urubanza ruri busomwe n'ubucamanza butabera. ntibaza kureba bagasanga yabikoze muri temps itagendanye na seremoni z'abasirikare. kiraba ari ikibazo. ariko ingabo tubona hari n'amashami ya multimedia nabo bagira amashami afotora akubakwa mu ngabo. uretse no gufotora iki saho gufotora abasirikare no kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. kandi ntekereza ko umusirikare wa Kongo afite amarangamutima nk'ayandi uwo ari we wese. nta mpamvu yo kugira ngo uri umusivile ngo uratera ivi wishime bagufotore noneho ngo ukore umusirikare ube victime yo kugira ngo ubure ifoto. nta foto nta cyabaye. ntekereza ko tutagiye amarangamutima y'ibyo za commentaire z'abasivile n'iki byose uyu mukobwa azatsindira urubanza. kuba ari umusirikare arakunda ntiyakunda icyo gihugu cyiwe icyo bita igihugu yisize n'umusheri wiwe bateranye ivi. ariko n'amaderapaje cyangwa se no kuba abantu bashobora gufata amafoto bakayatangaza. hano mu Rwanda twabonye ubukwe bwigeze kuba nubwo uyu musitari Vestine washyingiwe cyangwa Dorcas ntabwo bari babujije ko ubukwe bwabo hari afoto ajya hanze. ntabwo mwabonye ukuntu umuntu wo kuri CCTV yatambukije amafoto batabizi. none se ibyo umukobwa avuga byo ntibishoboka ko gafotozi we yabibonye nk'amafoto n'amavideo yamuzanira isoko akashyira ku karubanda kandi uwo mukobwa atabifitemo uruhare kugira ngo yamamaze. Kongo nijye kurwana nawe mu 23 niba yumfite amaboko irihe ujya kubujarwa gusa ngiye gufata umuntu ngo yateye ivi ngo baramufunga. umusirikare no umuntu naha mu Rwanda byize kuba uwo musirikare we yigeze kugaragara kunuze mu binyamakuru yateye ivi umukobwa nko mu myaka nk'icumi ishize yambaye imyenda. iyo foto yari hiteze mu binyamakuru byacu kandi abantu babikomera amashyi barabyishimira barabikunda. baravuye mu butumwa sinibuka neza ariko badufasha muri commentaire iyo foto nizo nkuru zaratambutse nta myaka myinshi ishize 10 se n'iminshi ubungubu ariko biri almost imyaka wese nayo wabonye iyo nkuru mu Rwanda ntabwo yibonye. ntabwo mbyibuka. iyo foto ndayibuka nko wayibonye ejo. en fait abasirikare batuvukamo nabo ni abantu bafite natwe tubavukamo. ntushobora gupfuka amarangamutima y'abantu cyane sibyo. nkibaza se iyo yajyanye mu ntuze ni ceremonials ari imyenda yagenewe ceremonial ko nabonye yese niwabonye se agira uriya mukunzi we amusoma yambaye imyenda ya gisirikare. nyereka nyine imyenda yamusomanye ni madoado kandi nayo biguhaye muri aya mafoto amusoma ntabwo nabiscrollinze cyane
amusoma yambaye imyenda se gute y'amatashitashe cyangwa FARDC. turebe nyine niba ari FARDC ya ceremoniyozi yagenewe ceremony ariko se ntabwo ujya ubona imyenda abasirikare bambara y'urugamba niyo bambara mu office kandi bisa neza kanze nyishaka kabisa mbikwereka basa neza baba baberewe urumva ubona rwose ahubwo se utabigenje kuriya none se ko iyo barongoye banyura mu nkota bakabakora ceremony nka ziriya ubwo ngubwo hakaza karasisi yego nkubwiza ukuri uru rubanza ni igicupuri nta kintu kirimo cyane ko nambonye kereka niba atamenyesheje abakomanda biwe ngo bamenye umunsi yagiyemo mba numva nabyo ugomba kugira umunsi mukuru ingabo zawe zibizi urumva bakaba banagufasha bakurindira umutekano bagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo yego iyo maneko yisize inzara rero bakajya no kumutaranga ngo yakorera academy yapo ariko abantu baje kwisanga ari bakora inzego z'ubutasi n'uperereza bakajya no kuvuga umwuga umuntu yakoraga itangazamakuru ikabimenya maneko uzwi bandika mu kinyamakuru maneka neka ibiki bwo ngubwo karo bazahera bo ibyo muri Kongo ntamenya no kuntu ibintu bimeze ikosa ni irihe kuba byavugiye mu rukiko cyangwa aho byavugiye hose ntabwo umuntu ugomba kujya kumuvuga ngo umwandarike erega buriya niko no kumuhungabanyiriza umutekano umuntu wese wahemukiwe na deme yapagiye kumugejuru urumva abe yanamuhemukira akazi k'umuntu kagomba kubibanga none muri Kongo bivuga byose hari maneko yari ikindi maneko irivuga niko irutsiro ngo haramumeya werekanye abakozi bari bajyanye muri desante aravuga ati dore na maneko w'akarere mu musuhuza ngo santere wagereka kuzetsa ko bamushyirishije mu batari babizi gusa batabagize atabamuraburije si inkuru iriho se ihorere ntago bimataringa cyane nicyo cy'ingenzi nuko ari umuntu ni umukobwa witangiye gukorera igihugu cyiwe uyu munsi ariko naje nitoza uyu munsi urumva ntabwo ndimo gushaka gusakabaka kuko niyo nshaka nari gufunga inguni kuri uwo mukobwa cyangwa se kuntuza ariko ndashaka kujya hagati ngo turebe ngo ikindi cya kabiri mu minsi ishize Goma mbere yuko Goma ifatwa nko mu mezi nk'abiri yabanjije ifatwa rya Goma hari umujenerali wo mu ngabo za leta wakoze ubukwe hari Goma burahitinga buteza akaduruvayo mu gisirikare no muri Goma yose yahagaritse amato mu nyanja mu Kivu yaragoswe n'amato y'intambara urumva yambaye igisirikare mu ntambara umukobwa wari mareremba ku mato y'intambara ntago amato ya gisivile amato y'urugamba kandi abantu bavuga hari ababishimye n'ababigaye ese uwo mujenerali yarafunzwe ibintu ingabo zirigwamo muri Kongo bibihene bibinkwavu bahetse ingurube ku bitugu bakagira gute wa wundi wakururaga ihene zishyira muri ambulance muri za Rubero muri za Ituri babuze ibintu bakosora bajya gukosora umuntu wateye ivi nuko abantu bikondera niba babona muri M23 ntazavuga ngo iki niba mubona bahunza akigira nko muri M23 barimo barakaza abantu nese ubwo niba batangiye kumutaranga niba batanamwakebe niba natabihera ngo yubakira izina muri social media bagiye kumukatira imyaka atanirongorewe 10 cyane yihangane nyine ntawe uburisha nashyuha ubwo nyine ubwo baramuzanye agafite nta kibura impamvu hari wenda n'abamugendagaho abo yimye abo yagize gute barimo gukomeza ibintu wasanga ari n'imfura sibyo ugasanga niba hari abamukeneyeho erega ni nkuko tunibaza ino se tuturimo uyu munsi tubwiwe n'iki uwo mwajida uwo bazashakana uwo bateka papu ninde ingabo zamwifuje akazibenga niba wenda ubona atari umusirikare ikindi nakubwira ajida ni ipeti rikomeye mu gisirikare utagomba gukinisha warrant officer uwo ni umusirikare ukomeye Sandrine uwo ni umusirikare ukomeye mu gisirikare nashaka reka kuba intangarugero afite ipeti ritoroshye ridasuzugurika uko yishakiye kose abantu barabaza abamajida mu gisirikare ntabwo ntasira amapeti menshi ibisirikare byose ku isi bigira abajida babaze ni umuntu uri hagati y'aba ofisiye ni nk'ikiraro gihuza abo bita initials n'abo bita aba ofisiye ajida ntabwo ari ofisiye nta nabwo ari ofisiye ariko nko mu byubahiro bigenerwa aba ofisiye nawe barabimuha amasaruti arayabona iyo yinjira muri iriya miryango y'abasirikare abandi binjira bakwepa abandi bakabakingurira baramukingurira nkawe jeda urumva
kereka niba hari amategeko aba yarahindutse. Rero Ajida ntabwo yoroshye, ntekereza ko hatagira abaza kumukamera mu kitozo bagira ngo ni umuntu woroshye. yego bareka arongorwe ariko be kumwicira ubukwe, umugabo cyangwa umugore baragoye cyane kumubona, birabigoye ujya kumubona wishyushya kuya, bareka kumuvangira mu bukwe bwubahwe n'abantu bose. Biriya bishobora gusiga bikanze ntoze gusa FARDC ibyo ivuga nabyo ni ukuri. Imaze iminsi isohoye itangazo ryo kudakinisha ibintu by'amakamera mu ntambara zabo. yego babitanzemo n'amabwiriza, ariko ntiyari ku rugamba. iyo myenda nawe ntukampimbireho kubona harabona yari yambaye combat y'igisirikare mana yanjye we baragukanyaga. Ariko se Madame Ajida ko we ya foto ifite na watermark ya Royal Studio, urumva iyi foto ifite watermark itariye kuko bigaragaza ko wa mugani ari wa muntu wazishyize ku mbuga nkoranyambaga, ariko no mugabo we ari kumusoma ku mutwe ku gahanga isi utisomeye umugore wasoma nde? yego ikibazo nikiri ku musore nawe ntibamuhamagaje, bahamagaye umugore. Umusore we nta kibazo afite, ese niba siviliyani ariko sha akira umise mbonamo ibindi byinshi ubonye bikibanisha. Nakomeje nyihiga bitsabye inzira ndende nangiye kuyibona. Abo bakenya bashobora kuba banashidikanya ku muntu wamurongoye, bafite amacakubiri iyo umuntu wamurongoye bashaka kwicira ubukwe. Ese Marsha ava byihorere shabo Sandrine turakuze. Oya ikibazo kubera iki we yifotoje ambaye no myenda kandi aziko muri Kongo akenshi si imyenda ese hari ibibazo ne mutagi ntagiriho imyenda y'akazi. Ye mfite inambaye imyenda hano ne mutagi izina ryanjye sibyo, akumva ko nta gikorwa kigambanira igihugu yararimo. Yego wasanga ni wabo bishoboka, nibyo nakubwiye. N'abarongoranywe imyenda n'iki byose twabonye mu mato y'intambara y'abajenerali. Urumva yego Ajida se Ajida baza amategeko ibyo yakoze arabizi, ahubwo bafite ikiri barimo kumugenda. Wasanga bavuga ati ubwo n'umunyarwanda umurongoye yagiye kuba umutasi w'iki Sandrine ko kibutamenya amatiku kandi tuba kuri iyi mihanda. Ubwo tuvuga ko uyu Ajidante ariwe wateye ivi muri FARDC byakomeye mu myaka imaze ibintu byacitse, hari impamvu barimo kumwituniraho. Buriya ibintu tubona kenshi inyuma hano biba bifite ibindi byihishe inyuma. Turimo kujyana yego kuko bano basirikare b'ibisirikare bya FARDC bigira n'amacakubiri sibyo, bashobora kuba bagira mu tundi tuntu kwishwe badashaka kutubwira. Twaramukubije urwanga uri akurongo yate yewe kanicecekere ntaza kujya no mu bitandero. Bamureka umukobwa yirongorerwe akarajyana mu ihururu kagera no mu nkanda bose udahwera ninde. aha reka nikamereze. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.